Amahoro n'imigisha rero ku bateze amatwi amakuru yo kuri TV, nishimira ko dukomeje kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Uyu ni umwanya rero tugiye kubagezaho amwe mu mateka yaranze umubyinnyikazi nyarwanda hano wita Bianca. Bianca ni byinshi mu ruganda rwa muzika nyarwanda rero hagiye habaho ababyinnikazi benshi bazwi cyane kandi bamenyekanye, twavugamo nka Jackie B ndetse na Ganza ndetse n'abandi benshi. Ni ababyinnikazi rero bagiye babyina mu ndirimbo z'abahanzi bakomeye hano mu Rwanda zitandukanye. Bamwe mu Rwanda indirimbo z'abahanzi nka ba Bruce Melody, ba The Ben ndetse n'ibindi byamamare muzi hano mu Rwanda. Aba babyinnikazi rero hano mu Rwanda ni bamwe mu bafatwa nk'aho bamwe bareba amashusho yabo bakavuga ati aba bantu bashobora kuba biyandarika cyangwa se baba bafite imico idahwitse, ariko Bianca muri iki kiganiro twagiranye we yavuze ko abantu babafata nk'aho ari ibyomanzi bibeshye cyane, kuko ububyinnyi ari umwuga watunga umuntu kandi ugatunga na famiye ye. Bianca rero yatangiye atubwira amazina ye yiswe n'ababyeyi, amazina ye bwite yitwa Uwase Nadine Bianca, ariko mu ruganda rwa muzika nyarwanda yamenyerewe ku izina Bianca. Rero ni umukobwa wabonye izuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri, avukira i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Uyu Bianca rero amaze gusoza amashuri yisumbuye segonderi nibwo yayobotse uruganda rwa muzika, agenda wewe atagiye kuririmba ahubwo impano ye imujyanye ari ububyinnyi. Yaje nk'umubyinnyi atangira kuririmba, aje nk'umubyinnyi rero nibwo yatangiye kumenyekana, atangira kuririmba mu mashusho ya zimwe mu ndirimbo z'abahanzi nyarwanda, aho nko mu mwaka w'ibihumbi 2020 yahereye mu mashusho y'indirimbo yitwa Controller ya Aline Sana. Nyuma yaho yaje kuba umubyinnyi mu zindi ndirimbo zitandukanye zirimo Ubushyuhe ya DJ Pius, Ikinyafu ya Bruce Melody ndetse na Ken Soul, Nightmare ya Juno Kizigenza ndetse na Nyolola ya Bruce Melody ndetse na Eddie Kenzo, Molomita ya Nelly Ngabo ndetse na Ken Soul ndetse n'izindi nyinshi yagiye agaragaramo. Uyu mubyinnyi agaragaza impano idasanzwe yo kubyina. Bianca rero uretse kubyina ntabwo ari icyo gusa cyonyine yakora mu ruganda rwa muzika, kuko yafashije abahanzi benshi ku rubyiniro. Muri abo bahanzi twavugamo nka Diamond Platnumz, Zuchu, Jux, Ken Soul n'abandi benshi batandukanye yagiye abafasha ku rubyiniro ubwo babaga barimo guperforminga. Bianca rero yakomeje atubwira ko abantu bakwiriye guhindura imyumvire ku kijyanye n'uburyo bafata abakobwa babyina mu mashusho ya zimwe mu ndirimbo nyarwanda hano. Avuga ko abantu benshi bajya babibeshyaho ko ari abiraraka. Bianca rero biragaragara ko cyangwa se biravuga ko ari we uyoboye abandi babyinnikazi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho we ku giti cye agaragaza ko impano yo kubyina imutunze, aho ashobora gukorera amafaranga arenga miliyoni imwe y'amanyarwanda ku gitaramo kimwe yaba yatumiwemo nko ku munsi. Bianca rero akomeza agira inama abana b'abakobwa ndetse n'abandi bose muri rusange baba bafite impano yo kubyina ko itaherera mu ko abasosiyete ibafata ivuga ko ari ibyomanzi. Burya umuntu amenya uko yitwara we ku giti cye, kandi akomeza ashishikariza abantu bose bafite impano yo kubyina ko ari umwuga mwiza kandi watunga umuntu. Ubwo rero yari Bianca, umubyinnyikazi uzi hano mu Rwanda. Mwakoze gukurikirana amakuru yo kuri TV, tuzakomeza tubagezaho n'ibindi byamamare byinshi bitandukanye hano mu Rwanda. Mwakoze cyane.